imbere Imana isumba byose, genda umunyantegeye muri Yesu ko ndi umwimukira, nagufite nagera hehe, unjya imbere mbere ingabo inkingira, Yesu mbere ingabo inkingira, Mana undudubirize nk'isoko y'amazi y'ubugingo, unyoboze umuriro n'igicu, mu nzira igana mu ijuru, mbere impamba iginunga mu nzira, iginunga ngana mu ijuru, ningera ku nkombe ya rwa ruzi, uzame gutinyuka, amazi maremare y'urupfu, nyambuke ngere mu ijuru, nzaririmba indirimbo zishimwe, indirimbo zigusingiza. Haleluya, haleluya. Tugiye kwigana amagambo aboneka mu gatabo bita umutima w'umuntu. Umutima w'umuntu, amen. Dore umutima w'umuntu, umutima w'umuntu, nk'uko tubibona hano mu gatabo bita umutima w'umuntu. Tugiye gutangira dusome avuga ngo umutima w'umuntu, urusengero rw'Imana cyangwa aho Satani akorera. Agatabo si ubwa mbere kandikwa, kabanje kwandika mu Bufaransa hashize imyaka irenga 200, kandi kafashe abantu batagira ingano. Ni indorerwamo y'iby'umwuka abantu bagiye bireberamo uko bameze mu bugingo bw'umutima, nk'uko Imana ubwayo ibubona. Ababoneye ibyaha byo mu mitima yabo muri aka gatabo kandi akihana, bakabona umutima mushya n'umwuka mushya ni benshi. Uko usoma agatabo ujye wibuka ko ari indorerwamo ushobora kwibonamo wowe ubwawe. Waba uri umuntu utizera, waba ukijijwe, waba utemera ibivugwa muri ijambo ry'Imana, cyangwa umukristo wasubiye inyuma, uzasangamo ishusho yawe nk'uko Imana iyibona. Imana ntirobanura abantu ku butoni, ireba mu mutima w'umuntu. Haleluya. Imana ntabwo irobanura ku butoni, ahubwo igira gute? Ireba mu mutima w'umuntu. Amen. Satani niwe se w'ibinyoma, ni umwami w'umwijima, ni imana y'ab'isi. Yigira nk'umumarayika w'umucyo, nyamara ntakiri umumarayika w'umucyo nk'uko benshi bakibyibwira, kandi baba bashaka ko uko ameze kutagaragara. Ubu hariho abigisha ibitari iby'ukuri kuri Kristo, nk'uko bahozeho na kera. Ibyo si igitangaza ko Satani nawe ubwe yihindura nk'umumarayika w'umucyo. Satani, imana y'iki gihe, ahuma amaso y'imitima abantu ubwenge bwabo, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo utabamurikira. Satani ngo ahuma abantu amaso kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo utabamurikira. Haleluya. Abanyabyaha bose n'abatizera bose bameze nk'abapfu imbere y'Imana,
bagakurikiza imigenzo y'isi, bagakurikiza umwami utegeka ikirere niwe mu gukorera mu batumvira Imana. Tubisanga muri Efeso ibice 2 umurongo wa 1 kugera no ku wa 2. Uretse ko kurimbuka naho ubundi, uretse ko ari abo kurimbuka naho ubundi inzira bakurikiye ni inzira ijya mu irimbukiro y'iteka. Uvuga ko adafite ibyaha aba yibeshye. Mu gusoma agatabo no kwiga amashusho akarimo, urashobora kubonamo ishusho y'umutima wawe. Ntubuze itara ry'Imana kukumurikira ngo ubone ko umutima wawe uteye. Wemere ibyaha byawe, ntuhakane ko bitabamo. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Nitwatura ibyaha byacu, niyo kwizerwa kandi ikiranuka kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranuka kose. Tubisanga muri Yohana wa mbere igice cyaho cya mbere umurongo wa 8 kugera ku 10. Amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Wumvira Satani cyangwa wumvira Imana, ni ukuvuga ngo uri imbata y'ibyaha cyangwa se ukorera Imana. Niba icyaha ari cyo gitegeka ubugingo bwawe, we kukihana, ahubwo utakira Imana nayo yiteguye kubatuza. Yesu Kristo wazanywe muri iyi si no kugira ngo akize abanyabyaha, abavane mu isi y'ububasha Satani abafiteho kubw'icyaha. Yesu niwe mucunguzi wacu uri imbere y'Imana yera, ibona ibihishwe byose, ibyo utekereza, ibyo ukora rwihishwa. Ntushobora kwihisha Imana cyangwa kwihisha ibyo ukora. None se uwaremye ugutwi yananirwa kumva, cyangwa uwaremye ijisho yananirwa kubona? Haleluya! Kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose, impande zose, kugira ngo yerekane uko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye. Kuko amaso yayo ari ku migenzereze y'umuntu, kandi ireba amajya ye yose. Nta mwijima cyangwa igicucu cy'urupfu aho inkozi z'ibibi zishobora kwihisha. Ariko Yesu ntiyabiringiraga, kuko yari azi abantu bose. Tubisanga muri Yohana igice cyaho cya mbere igice cyaho cya 2 umurongo wa 24. Nuko rero hahirwa uwabariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigakwikirwa. Hahirwa umuntu w'Uwiteka atabaraho gukiranirwa. Hahirwa umuntu w'Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Muri Zaburi ibice 32 umurongo wa 1 n'uwa 2. Yesu aracyahamagara uyu munsi ati, mwese abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Tubisanga nanone muri Matayo igice cyaho cya 11 umurongo wa 28. Ati ngo mwese abarushye n'abaremerewe, Yesu ati nimusange ndabaruhura. Nk'uko twatangiye tubyumva neza, turumva neza agatabo akambere kagaragaza, urabona yuko kagaragaza amashusho. Turagenda tuvuga buri shusho uburyo igaragaramo. Twatangiye twumva ngo uraza kwibonamo wowe ubwawe. Nuza kwibonamo uraza kwimenya. Turasangamo amashusho agera ku mashusho hafi 10. Turaza kuhasanga amashusho agera kuri 9, 10, 11, ariko irya mbere rigaragaza ishusho y'umuntu harimo ibyaha bitandukanye. Noneho ahangaha turasangamo hari ishusho turasangamo urabona ishusho ya mbere hari aho turasangamo akanyamaswa bita pawona. Dore ngaka no gutya pawona, ubwo na akangaka ako hejuru ka pawona bari kutubwira ngo kagaragaza iki?
ni agashushanyo nyine kameze bakita pawona, ngo ni igisiga ngo gifite ubwiza, ngo kirangwa n'ubwibone. Bene data, umuntu urangwa n'ubwibone ni ukuri ntabwo ashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Kaba kateye n'akanyamaswa bita pawona. Aka kabiri ni isekurume y'ihene. Isekurume y'ihene nawe urayibona munsi ya pawona gatoya, ariyo iyi ngiyi aha ngaha. Niyo sekurume y'ihene. Haleluya. Pawona. Oya ni aha ngaha gutya. Aha ngaha niho uraza kuyisangamo. Munsi ya pawona. Pawona hasi gatoya turasangamo isekurume y'ihene. Bigaragaza iki? Bigaragaza ubuhehesi. Birashoboka ko mu mutima wawe watatswe n'ubuhehesi, wirirwa wirukanka ku bagore, wirirwa wirukanka ku bagabo, igitsina cyakubase, ubusambanyi bwarakubase, biterwa n'isekurume y'ihene iba iri mu mutima wawe. Turaza gatoya twumve ikindi bita, hari ikintu bita akanyamaso. Akanyamaso dore ngaka kari munsi hano gatoya. Dore akanyamaso, dore ngaka hano. Akanyamaso bigaragaza iki? Bigaragaza intege nkeya. Intege nkeya. Imana muntu ijya ibana natwe. Bigaragaza intege nkeya. Turi buze kuhasanga nanone ingurube. Dore ingurube, dore ngiyi hano, dore ingurube. Ingurube dore ngiyi hano. Bigaragaza iki? Bigaragaza umururumbo. Dore ngiyi hano. Bigaragaza umururumbo. Niba mu mutima wawe waratatswe n'umururumba, saba Imana ikubabarire, kuko buriya hari impamvu biba byaje. Tukaza kubona n'ubundi, tukaza kubona ingwe. Ingwe ubundi akenshi bigaragaza umujinya. Nayo dore ngiyi hano, dore ingwe, dore ngiyi hano, dore ngiyi hano ingwe. Imana itubabarire cyane. Turaza no kubona igikeri. Igikeri bigaragaza ikintu bita ubugugu. Nayo dore ngibi hano ubugugu. Noneho tukaza kubona hano gatoya hari ijisho. Ijisho rero bigaragaza umutimanama wawe, ariko ukaba warapfukiranywe n'ibi byaha. Uyu nguyu nawe uri hano, bigaragaza Satani wamaze kwarikwa mu mutima wawe, Iki ni igice cya mbere. Reka turebe igice cyaho cya kabiri. Kuko ni ibyaha bigera kuri 7. Tubonye pawona. Pawona ubwo ni iki? Pawona tubonye ko ari ubwibone, tubona isekurume, tubona ko ari ubuhehesi, tubona ingurube, tubona yuko ari ishushanya ikintu bita umururumba, ingurube. Tubona ikindi kintu bita akanyamasyo, bigaragaza intege nkeya mu mutima wawe. Tukongera tubona ingwe, ni umujinya. Inzoka nayo ntabwo twayibonye.